niba iminsi ishize ibintu biri mu koti imanza zidacibwa babwira ngo ntibajye kuzana ibyemezo muri ISB none ubu ngubu bakaba barabuze ngo ni nyirimpeta na sitazi kandi icyo kigo aricyo cyabyemeje. Abo kujya mu koti byo wagenda isi kudusubiza mu ntambara zidafite ko na ruguru. Ya ugereranije wenda nyirimpeta kubera ko nawe ubwo atari iri torero na asosiyasiyo na none si umusinge kandi hashingiwe ku nama yamuhagaritse nawe aho yaba yarasinye amafaranga bamuhaga ko nta sambu yase yagurishaga ibyo byose azabanza nawe abitange ibisobanuro anagarure miliyoni 10 na zingahe nawe yariye abone kwemerwa nk'umukiristo nonese niba yari yaseze bakamuha amafaranga akanayasinyira akemera kandi hari ubuyobozi bwa leta uyu munsi akaba inama yamuhagaritse naho yamuhagaritse ihari akaba yaramaze imyaka ingana gutya ataburana kugira ngo we yari umuswa mu kumenya ko barimo kumuhombya agashinga rinjota akarongora undi mugore agasezerana nawe ubwo sibyo byose urabona ushingiye wenda n'ibindi tubiretse umuntu ufite abagore 2 yayobora itorero. Ibyo ni ikibazo gusa njyewe impamvu nari mbivuze burya hariya muri RISB aho nta mande baca umuntu nta mande baca umuntu nta n'ubwo bareba ku by'itorero nta n'impozamarira baka cyangwa se indishyi z'akababaro. Ibi bintu byo kuvuga ngo bagiye mu koti babyumve ariko niko kuri. None akandi kantu navugaga iyi nama yezu yego yaboneka abantu 10 baba 20 yego baba 30 ubwo ni intambara nshyashya itangiye kabisa muyireke ibeho. Yes. Nigeze kubwira abantu rwanyamuzira yaje turi gutangira ADPR inama n'intwetwe ndababwira nti mwebwe mucana umuriro aho uzatwika ntago bibareba. Yego wasi mukajya mu bende wasi mukajya kasanda wagira aho ima mwe ni mutwikuruhira gusa. Yego kandi byaratangiye umuriro wasasana nta hantu utageze hose muri Cyenkwanza ahantu hose turarifite. Ni ukuri rwose twikeye cyangwa no gucana umuriro. Oya kabisa aho uzafata uzahafate ubu nta kuzikiza abo gupfa bazapfe. Yes. Icyo twifuza ni disikuru nziza zitekerezweho atari guhubukana ibintu uhagara imbere abantu bikakuzamo. Yego disikuru ugiye kuvuga ugomba ko wayitekereje nkuko Perezida wa Republika avuga ibintu bihagaze neza afite ari gukura yatekerejeho tukuremo amarangamutima. Ugomba kuvuga ikintu ukamenya ingaruka zacyo n'ibyiza byacyo. Niko kuri kabisa nubwo disikuru ziducamo zijya kuri media izikurikiye ntizibi byo guhangana cyane ahubwo ziho kura y'ukuri. Ukuri niko dushaka. Dukure y'ukuri. Yego iturufu ya mbere no mu Rwanda karangwa ntibamuvuga neza. Yes. Niko kuri. Icya kabiri uyu munsi niko kajagari dufite. Era nuwagira ikibazo umwe twavuga ngo ni kana kugize gute. Yego aho ngaho muri kasanda twiriwe n'amahoro. Imana ishimwe cyane. Imana uravugana n'umunyamakuru wa Dubai Family TV. Hanyuma turi live mu kiganiro twifuje ko turi buze kubana mu kiganiro nk'abatumirwa uyu munsi turi kumwe
na mugenzi wacu Olivier kuva aho ngaho muri Kiboga. ndakumva. Yes, nkaba ngira ngo mbere na mbere nguhereze ikaze ubanze usuhuze abakurikiye Divine Family TV, hanyuma kandi na Olivier nawe aze guhita yinjira asuhuza, ubundi tugende ku isonga cyangwa se ku mutwe w'ikiganiro cy'uyu munsi. Karibu usuhuza abakurikiye Divine Family TV. Nasuhuzaga cyane cyane umukuru wa Divine Family TV. Yes. Pastor Daddy. All right. N'abakurikirana iyi TV bose. Yes. Abifuriza umugisha w'Imana. Thank you. Siriya reka twakire na Olivier. Olivier uratwumva? Ndabumva. Okay, nawe turakwakiriye hano ku murongo wa Divine Family TV. Turi mu kiganiro live kuri Divine Family TV kugira ngo tutaragera ku ngingo uyu munsi turi buze kuganiraho, nagira ngo nawe ubanze usuhuze abakunzi abakurikirana Divine Family TV. Murakoze cyane. Turabanza gushimira by'umwihariko Divine TV. Turasuhuza kandi by'umwihariko n'abayobozi n'abakristo n'abashumba batandukanye b'itoro rya ADPR mu bice bitandukanye by'igihugu cya Uganda. Ndasuhuza kandi na mugenzi we tugiye kubana muri kiganiro Siriyake. Yes. Imana imuhumugisha, ngira ngo turajyana ikiganiro cyiza. Yes. Ndasuhuza n'abandi bose batuzi mu bice bitandukanye by'igihugu. Nakoze cyane. Okay. Tudatinze rero umurundi yaravuze ngo duga ku songa cyangwa se ku ngingo. Uyu munsi muri aho ngaho mu cyaro murabizi yuko Divine Family TV dusanzwe dukora ibiganiro muri gospel no mu gihugu cy'Ubugande, ndetse tukajya twambuka n'imbibi tukareba hirya no hino uko byifashe. Uyu munsi rero twigarukiye kuri asonga yacu igendanye n'itorero rya ADPR PCIU. Itorero ADPR PCIU rimaze igihe kitari gitoya rivugwa mu makuru, nyuma yaho ibintu bisa nkaho byahinduriye isura cyangwa se abantu bose bahise bacana ku maso bagakanguka, aho hari hinjiyemo umugabo witwa Joffre Rwanyamuzira. Ndumva aho ngaho niho turi buze gupikinga cyane kubera yuko Divine Family TV nayo niho yinjiriye. Noneho rero nagira ngo mbabaze mereye ku mutumirwa wacu Olivier. Olivier, aho mu cyaro hari makuru ki? Ku cyaro mu midugudu itandukanye no mu bakozi b'Imana batandukanye. Yego. Inkuru ihari ni uko itorero uyu munsi wa none, yes, ibyangombwa by'itorero byabonetse. Yego. Bikagaragara ko Nyirimpeta Anastase, yego, ari we ufite ibyangombwa bishingirwaho nko gutangira itorero. Inkuru ihari rero irashyushye kuko ku mpande zombi gusobanurira abakristo ukuntu ibyangombwa byabonetse kuri Nyirimpeta, ntago abayobozi bashobora kubyumvikanisha neza. Yego. Noneho hakavugwa n'amakuru y'uko nubwo waritsindiye ahari, yes, ariko nawe afite imiziro cyangwa ibitamwemerera kuba umuyobozi waryo. Ibyo ni biri ku cyaro. Ibyo nibyo biri ku cyaro, niyo makuru anyuranamo, uguhamagaye uganirira we niyo makuru avugwa mu bice bitandukanye mu bayobozi cyangwa mu bakurikiranira kubyumva. Hanyuma turitegura iminsi mikuru yo muraza kuyinjiramo bikiri muri byo vurugu cyangwa hari igishyashya? Ibyo ari byo byose, iyi minsi mikuru iyo turayinjiramo nk'ibisanzwe. Yego. Ariko
twe nkatwe twifuzaga yuko mu minsi mikuru tuyinjiramo hari impinduka, abantu batangiye kuruhuka mu mitima. Yego. Ni nacyo kugeza uyu munsi abantu bifuza. Yes. Kugeza twinjira mu minsi mikuru niba hari intambwe itewe bamenye ese watsindiye itorero n'icyo atekereza, ese abandi bameze bate, ese barahagarara he, gutyo nicyo abantu batekereza. Okay, urakoze cyane. Hanyuma Siriyake nawe uratukurikiye, uratwumva, mwebwe aho ngaho inkuru zihari zishyushye zimeze gute? Twebwe nko mu district ya Gasanda nta kibazo, nta kibazo kubera ko abashumba dufite ni abantu bitwaye neza, barimo umwuka w'Imana. Yego. Umwuka w'Imana niwo ubayobora kuko ari we muyobozi bahawe. Icyo bakora nk'abayobozi b'itorero, bo babungabunga ubusugire bw'itorero, bakabungabunga imitima y'abakristu. Ibyo byo kubibatwara kure ntabwo bo bibabamo. Yego. Muri rusange usanga abakristu bo gusenga nk'uko bisanzwe, ibyo by'imuha ntabyo bihaba. Uretse nk'inkuru zigenda ziza ngo kubera Karangwa aturuka muri kino gice ariho yavukiye, ibyo ari byose ko yaravukiye muri kino gice, ntabwo yavukiye mu itorero ku buryo yaza akatugira imbata. Yego yego. Twebwe icyo itorero turarizi, twarikuriyemo, buri wese azi icyo agomba gukora. Yes. Dusenga Imana, ntabwo dusenga Karangwa. Yego. Ikindi abayobozi bose mu gice turimo nta kibazo bo bafite, babungabunga imitima y'abakristo muri rusange. Okay. Hanyuma tukiri aho ngaho, ukomeje ku kantu uravuga uti Karangwa nubwo avuka muri aka gace cyangwa se bivuga yuko ari uwo muri ako gace, na Rugero Inyange ndabizi neza yuko ari uwo muri ako gace, kandi amakuru tuba twakira ni ay'uko muri iyi minsi batavuga rumwe. Muri ako karere ka Kasanda bimeze bite? Ese abantu uwo mwuka bawakire bate? Kuba bavuga ko Rugero Inyange nawe atuye kano gace, Rugero Inyange yaje kugaturamo mu minsi ya vuba aha ngaha, yaje asanga itorero. Mbese muri rusange imyitwarire y'umuntu burya niyo ituma n'abantu bamukurikira. Yego. Kuba bavuga bati twagenda na Rugero Inyange ni ukubera ko bamuzi imico ye n'imiterere ye. Muri rusange umwuka wo kuvuga ngo Karangwa cyangwa Rugero Inyange, twebwe kuba Karangwa ashobora kuvuga ngo ashyamiranye na Rugero Inyange, yego, ibyo nge ntabwo nabyinjiramo cyane, kubera ko ubushyamirane bwabo ntabwo tuzi intandaro, nta n'ubwo tunareba, nta n'aho buhuriye n'itorero, nta n'aho buhuriye n'itorero. Twebwe icyo tureba ni ukurinda ubusugire bw'itorero nk'uko turizi. Impamvu nari nkomoje kuri icyo ngicyo ni uko hari amakuru akomeye atubwira yuko mu nama iherutse kubera mu Bende mu minsi ishize, bishoboka ko yatumiwemo abashumba ari ab'uturere ndetse n'ab'amaparuwasi, ariko bikaza kurangira nta matangazo ageze aho muri Kasanda. Byatewe n'iki? Kuba nta matangazo ageze inaha muri Gasanda, birasa n'ibyo natangiye mvuga ko abashumba dufite muri Gasanda bo barinda ubusugire bw'itorero, bo batagendera ku bintu by'amarangamutima. Kuko ibintu byo kugendera ku marangamutima ni nabyo byateye Rwaserera, bikaba bitumye n'ibigi Rwaserera igera aha. Iyo abayobozi bacu bamenya icyo bagomba gukora, ntibagendere ku bintu by'amarangamutima ngo bakore
ibyo bumva bishakiye mu mitima yabo no mu bwonko bwabo, bakarinda ubusugire bw'itorero, yego, ntabwo iri torero, ibibazo biri mu itorero biba byarabayeho. Kuba rero barakoze inama mu Bende ntihagire amatangazo badutangariza, ni nka bya bindi byo kwikeka amababa, yego, bo bakumva ko niba Rugero Inyange atuye inaha, bati buriya abo muri Gasanda bazamugenderaho. Ntabwo tugendera kuri Rugero Inyange kubera ari uko duturanye, yego, ahubwo tugendera kuri wenda twagendera kuri Rugero Inyange cyangwa se tugendera kuri Rugero Inyange kubera imyitwarire ye, tubona n'aho atujyana, yego, tukabonaho ko aho twerekera hafite icyerekezo. yes, ariko uwaza wese tubona aratujyana ahantu hazima, hatari hazima, ntabwo twamukurikira kuko ntabwo turi abana ku buryo ushobora kuvuga ngo nimwinjire mu ruzi kuko mbayoboye, ndabategetse nimwinjire mu ruzi kandi turureba. Aho rero kuba nta matangazo atugezeho nta na kimwe ukeneye, ahubwo muri rusange. So ndagira ngo rero iki kiganiro tuze kuba furi, uza kumva afite hari ibimusekeje aze guseka, kuko abadukurikiye ntabwo turi buze kumera nka cya gihe cya kera cyo muri analogue, ubu turi muri digital. Mu gihe cya analogue iyo umuntu yinjiraga muri studio wagendaga ukuyemo inkweto, kubera ko ugize gutya gakeya byahitaga bizanamo icyo bita sawundi no gucakaranya umurongo wa televiziyo cyangwa se wa radio. So rero ndaza kwinjira no mu ngingo nyirizina y'igitangaza. Uyu ngayo yari amakuru atandukanye ariho avugwa aho hirya cyangwa se hanze ku byaro, sibyo? Hanyuma rero ku ngingo nyirizina tugiye kurebaho, tugiye kureba ku ngingo y'ibyemezo URSB yafashe ku itariki esheshatu. Muraza kunyibutsa neza, ni ku itariki zingahe? Ntabwo nawe nyibuka neza, niba ari esheshatu cyangwa kuri 19. Aha, reka tuyirebe tutaza kubeshya abakurikiye Divine Family TV, tuze tubirebe hanyuma tujye tubwira abantu ibintu bifite bwino, si cyo cyo wama. Icyemezo cyafashwe ku itariki ntabwo ari kera rwose, ni ku itariki ndabona byirukanse, ariko birahari tu kamwe mbaya turabigeraho. Icyemezo cyafashwe n'urwego rubifitiye uburenganzira ari rwo URSB. Aha, hari ku itariki 5 Desemba. Reka dusome ibaruwa ukuntu irimo ivuga, turaza kuyinyura mu ncamake mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Yego. Ni ifite titire ya URSB tariki 5 mu kwezi kwa 12/2023, RG/11 Reverend Nyirimpeta Anastasi, nimero de telefone 0784459591, PO Box 342 Kampala, Uganda. Complaints about the illegal entry into the ADP Pentecost Church. Noneho ngo no complaininga cyangwa se kwijojota ku bantu
bagize gute bafashe binjiye mu itorero rya ADPR mu buryo butemewe n'amategeko noneho bagahita bavuga ngo decision cyangwa se imyanzuro urumva ko rwari urubanza urumva ngo ku itariki 13 z'ukwezi kwa 2023 urumva bakiriye ikirego urumva bakiriye ikirego hanyuma icyo kirego kiburanishwa ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 2023 noneho bareba ku banyamuryango bujuje ibisabwa urumva n'abadirectors b'itorero ADPR Pentecost Church International Uganda basanga ari mu banyamuryango ari mu badirectors ari mu abanyamuryango ubwo n'abamemba basanga harimo uwitwa Kabasa David na Nyirimeta Anastase none baravuga ngo abandi bose binji urumva muri itorero rya ADPR uburyo binjiyemo uko ariko kose ko baravuga ngo all other interests that were made on the record ADPR Pentecost Church International Uganda Limited by other members nk'abandi ba members urumva ngo bose urumva ngo bose bagaragara nk'iriya ngingo twavuze hejuru yivuga abinjiye mu buryo buri irigari urumva none ngo the two above mentioned were rendered urumva ngo abo bandi bose binjiye aba bantu babiri bavuzwe haruguru batagize gute batabazi urumva bakavuga ngo ni irigari binjiye mu buryo butemewe n'amategeko irigari misleading and unlawful nta mategeko byari byujuje binjiramo urabyumva noneho bakagaruka bagahita batanga decision bakavuga ngo deya kubiyibyo ngibyo decision to remove urumva nukuri muvingwa urumva ko bakoze ikosa ryo gushaka gukuramo abatu initial subscribers cyangwa se aba babiri batangije company mu buryo butemewe n'amategeko urumva noneho barangiza bagahita bavuga rero bakavuga ngo abo bireba naba bakurikira urumva byasayininzwe na Murisa Salomoni hanyuma mu biganza bya register general register urumva hanyuma rero hari abantu bahise bamenyeshwa ko ibyabo birangiye number 1 harimo uwitwa Karangwa John second Asimwe Apollinaire wa gatatu Ngwabe Deogratias kane Geoffrey Rwanyamuzira gatanu Nshimiyimana Jean Paul gatandatu Nuwamara Melon karindwi Kahutu Phineas umunani Kainamura Fred icyenda Wamudu Penin icumi Deogratias Bright 11 Mbirindende John 12 Mukamurenzi Angelique n'abandi bose bibesha ko baba bagize gute baba nabo bari mu byangombwa by'iritorero ubwo rero turi aho ngaho ngira ngo mwabyumvishije ko tugiye kuduga ku nsonga nabasomeraga ingingo y'umunsi hanyuma kuri ingingo y'umunsi mbere y'uko Nyirimeta Anastase agera mu URSB kuri zitariki 13 z'ukwezi kwa 2023 hari hasanzwemo ikirego cy'uwitwa Karangwa John
ndetse na Asimwe Apolineri ndetse bifatisha Bright n'uwo bita Bosco Muganga bari ku ruhande rw'umugabo witwa Geoffrey Rwanyamuzira. Bari binjiye mu URSB bavuga ko barimo kurega Geoffrey Rwanyamuzira. N'impeta Anastasi nk'umuntu wabatunguye. Uranyumva? Nabo bamubonye ku munsi w'iburana. Bamubonye ku munsi w'iburana barasakaranye bita byangombwa ko ibyemezo byari gufatwa uwo munsi kuko ntagombaga kuburana ndetse hakanafatwa icyemezo kuko Geoffrey Rwanyamuzira bari baramuhamagaje yaranze kwitaba. Noneho uwo munsi bitabira ngombwa yuko Karangwa John abona nyirimpeta Anastasi yinjiye muri dosiye ahita yinjizwamo fayiro yiwe, nibwo nabo bayimenye bakompreninga bavuga yuko uwo ngubwo yinjiye ikirego cyaramaze gutangwa byaba ngombwa yuko hafatwa imyanzuro y'icyambere hanyuma hakazakurikiraho icya kabiri. Umucamanza ababwira yuko uru rubanza ari urucabana, baraverifiye basanga kuko uyu muntu ibyo aregera cyangwa se ibyo akompureningamo ari ukuri. Biba ngombwa ko bahunga urubanza. Hanyuma urubanza mu kuruhuza rwasomwe ku itariki 20, sibyo? Nibwo rwagiye rusomwa ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 n'uku kwezi turimo. Ruza rwanzura yuko aba bagabo batsinzwe ntacyo bakiri cyo mu itorero rya ADEPR. Hanyuma natangiye kumva amakuru avuga yuko ngo hari gahunda yuko imanza zikomeje muri itorero rya ADEPR ndetse ngo ku buryo urubanza rugiye kujya mu high court. Niyo makuru angwa mu matwi nk'umunyamakuru wa Divine Family Quiz. Noneho ndibaza iri torero rya ADEPR rizahora mu manza, igihe cyo gusenga kizaba ikihe, igihe cy'iterambere kizaba ikihe, cyane ko nzi neza yuko abo bakarangwa bari bagize mu URSB bavuye muri urwo rukiko rwa high court barega Rwanyamuzira, barababwira ngo nibagende mu URSB bazane dokima igaragaza yuko ari bo URSB ihaye uburenganzira. Uyu munsi barajya mu high court barega nyirimpeta Anastasi, barajya urubanza rwa Geoffrey Rwanyamuzira rurarangiye muri high court. Mwebwe nk'abakristo b'itorero rya ADEPR murateganya bari bujyeyo bavuga ko baje mu ruhe rwego? Bahaye ijambo, ubwo muragenda musharinga uburyo muganiriza abakurikiye Divine Family TV. Ubundi uriya mucamanza washazeho ati nakiriye ikibazo cya nyirimpeta. Nuza mu mategeko mu gifaransa hari icyo bita ubundi icyemezo sitasiyo direct. Ikirego cyuririra ku kindi. Ikirego kitaziguye cyurire ku kindi. Muri sisiteme y'ubucamanza bavuga ngo ni ikirego cyuririra ku kindi, sitasiyo direct. Yes. Icyo kirego cyuririra ku kindi bo bararebye basanga Karangwa ibyo arega Rwanyamuzira. Yego. Ari ibipatirana. Yes. Hari agatekerezo k'inuza ngo umukwe yajyanye na sebukwe bajya kwiba inzoga ku rusenge. Bamenye inzu bajya ku rusenge, noneho bajya kwikera bataraga ku rusenge ngo bajya kwiba inzoga. Yego. Bagezeyo batangira kunywerayo. Banywereyeyo batangira kwivovota. Yes. Umukwe atangira kwivuga ati, atangiye kwivuga sebukwe ati utangiye kwivuga kandi utari wanywera. Barasakuje. Yes. Basakuje nyir'urugo arabyuka ajya kureba ibyo biri mu gisenge abafatira aho ngaho. Wow.
none rero ntuzakaragwa nawe narwanya buzira bari barimo baregana ibitari ibyabo. Yego. Babyukije nyirimpeta. Yes. Nyirimpeta bafatira mu cyuho. Bivuga ngo bafatiwe mu cyuho. Yabafatiye mu cyuho kuko bari barimo bamwibira ibintu bitari ibyabo. Barimo babirwanira. Yego. Araza bafatira mu cyuho ati ndababonye nari naranababwiye. Mu yandi magambo bivuyemo. Bimennye inda. Yes. Bimennye inda. Ako kantu kabisa. Bimennye inda kuko ngo abasangira ubusa bitanira isano. Bananiwe guhuriza muri ubwo busa kubera yuko buri umwe yashaka kwiharira. Ubwo rero intuza kuvuga ngo agiye mu high court. Yego. Azabona irindi tegeko rivuguruza ririya uriya mucamanza yamubwiye se yaribonye. Ndimo kumva amakuru avuga yuko yatumwe n'itorero ngo nyirimpeta URS biramwemeje ariko ngo Karangwa we ngo yatumwe n'itorero. Je nibaza ibi biganiro iyo baro babiha abarokore. First of all mbere twaravuga ngo abarokore n'abantu bagengwa n'umwuka w'Imana. Sibyo? None se niba buretse serious habe umwuka w'Imana tuve ku mwuka w'Imana habeho umwuka w'Imana habura umwuka w'Imana akabura n'ubwenge karemano. Aho ni ikibazo kiri. Noneho rero ubwo avuga ngo yatumwe ngo kuyobora itorero no kuyobora itorero nashyira ubutumwa wamutumye. Yego. Amubwire ko ibyo yamutumye yasanze bishoboka cyangwa bidashoboka. Yego. Nawe ibyo kuguma kudutesha umutwe ibyo ngibyo rwose iyo dukinira ku bwonko ntabwo turi abana batoya. We niba baramutumye bafite ibyo bamutumye. Nagenda asanga uwamutumye amubwira ati ibyo mwantumye byemeye cyangwa se byanze. Yego. Naho ibyo bimujyana muri hayi kote nge ntabwo ndimo kubibona. Olivier. Nanjye gutanga igitekerezo. Olivier, we nk'umuntu wagaragaye muri RSB ndetse urubanza rugakatwa uhicaye. Twifuza nawe ko hari inama waha abantu cyane ko ubu abantu bose imitima irahagaze. Kantangirire kuri kino. Ikintu cya mbere abanyetorero bifuza ariko umuntu uri hafi yaho hano hari ikiradiyo kirimo kuvuga yajya ku ruhande. N'umutembeye. Kimwe mu bishingiraho. Yego. Itorero ryacu rya ADEPR icyo ryifuza kugeza uyu munsi wa none ni amahoro. Yego. Icya kabiri ni ubuyobozi buciye mu mabwiriza. Icya gatatu ni ubwere bw'itorero. Aho wanyura hose ibyo wakora byose ariko ubwere bw'itorero budahari ntabwo bishoboka. Ikindi twavuye amatorero atandukanye twinjira mu itorero rya ADEPR. Ibindi byose nta kibazo. Kuba Karangwa yari yajyanye ikirego ariko arwanya muzira. Nawe yari azi ko ibyo ari byo ngo yari abizi neza ko agiye kurega arwanya muzira ariko ibintu atari ibyo. Yes. Icyo ni kimwe. Hanyuma uyu munsi wa none nariyo ibibazo bibazwa ku mpande zombi. Yego. Nariyo nta gisubizo nibura na kimwe bahaye umucamanza ibemera ko nibura bafite agace gatoya kuri iri torero. Ikindi yego uyu munsi wa none Karangwa icyo yategerejweho ntabwo aricyo yazanye. Karangwa yategerejweho kugarura amahoro mu itorero no kwigizaho urwanyamuzira. Yego. Yabikoze mu buryo buri politiki biramunanira. Yagira ngo yabijyanye mu rukiko. Mu rukiko nageze asanga y'undi mutego. Navuga ko ari Imana yawumuteze. Asanga yo Anastase. Kandi Anastase
yari afite ibyangombwa bimwemerera nk'umuntu watangiye itorero. Yego. Ni nabyo umunyamategeko wa yashingiyeho amuha ibijyanye byose n'itorero. Uyu munsi wa none ngira ngo n'inkiko nahaye ikoti n'ibindi bifite bishingiye kugira ngo bice urubanza. Ntekereza aho yajya hose ibyo azakora byose hazakenera byanze bikunze bazamubaza kuri UR cyavuyeyo. Icyo cyemezo kizakenerwa muri UR. Yes. Ikindi Karangwa icyo icyambere yagombaga gukora uyu munsi wa none. Yes. Yagombaga kubwira abanyetorero ukuri kuriho. Yego. Icyo yagombaga guhita akora amaze kuba kiriya cyemezo. Hanyuma ko bavuga ngo yahawe ibaruwa, ntabwo tuzi aho ibaruwa yavuye. Ariko dukurikirana akantu kandi Karangwa yavuye inahamagajwe n'u Rwanda abaye umuyobozi. Yego. Agezeho yamburwa uburenganzira cyangwa yamburwa inshingano na ADPR yamuhamagaye. Imwambura inshingano y'ubushumba. Yego, completely. Ntago nzi ko uyu munsi yongeye kumuha ibaruwa. Yego. Kubera ko nubwo ibibazo byabaho kwa ADPR turayizi tuza amabwiriza yayo. Yes. Nibiyo baruwa ivuga ko yavuye mu Rwanda. Yego. Cyangwa uburyo bwose yayibonye mutwe ntabwo tubizi. Ntabwo bagomba kumwohereza ari umwe. Bagomba kubohereza ari babiri. Yego. Bakamenyesha abanyetorero. Yes. Nkuko tuzi ko umushumbi iyo bamutumye bamenyesha abanyetorero bakamwakira. Ariko ushingiye kuri system yari hari numva ko iyo baruwa nayo nibi hadi mu bazashyire ku itangazamakuru tuyibone. Nkuko yabahagaritse nayo yaciye ku itangazamakuru. Urakoze cyane. Itangazamakuru ntabwo tubyanze rwose birashoboka. Nibiba bihari tuzabaza abamuhaye niba barivuguruje. Yego. Ariko iyi baruwa dukwiye kuyibonaho. Tukamwakira tuzi ngo ni itorero umubyeyi ryamwohereje. Yes. Ikindi ngira ngo ntago Karangwa sinzi niba ikirego yaramuhaye ikoti arega abamutsinze kuko uyu munsi wa none yakaba arega UR yafashe icyemezo cyo gutanga ibyi. Niko kuri. Yakaba arega UR kuko UR kavuga ko yaba yarakoze amakosa yo gutanga uburenganzira ku bintu bitari uburenganzira. Niko kuri kabisa. Numva rero kuri icyo ngicyo mu matagitindaho cyane buri wese kirasobanutse. Hari akantu nifuza ko kazavayo neza. Abanyetorero bakwiye kumenya uburyo itorero ryatangiye uko abantu bagiye basimburanwa muri iyi myanya bakuranwamo bidakurikije amabwiriza. Yego. Ari nabyo UR ashingiyeho. URSB. Yes. Ibyo byose bikuraho irekera mu itangire yuko byari biri. Yes. Icyo cyatumye irwanya mutayirukanwamo. Baburayite bagakurwamo. Yego. Bakarangwa bagakurwamo n'abandi numviye uwo munsi. Ukwinjira kwabo kutakurikije amabwiriza. Uko niko kuri kabisa. Numva ari icyo nibiyo baruwa ihari zagaragara abanyetorero bayitegereze. Tubona nabo mu Rwanda tubabaze niba bivuguruza. Tubishingireho inzego zishinzwe reka tutaza kuyobya abakurikiye ikiganiro. Ni ukuvuga ngo Karangwa avuga yuko mu gihe yazaga kuyobora iri torero aturutse Kirehe. Yego. Yaje afite ibaruwa imwohereje. Iyo baruwa ariyo yakoresheje kwinjira mu byangombwa by'itorero. Yego. Hanyuma akavuga ngo Nyirimpeta inama yakoresheje cyangwa se URSB kuba yarafashe icyemezo cyo kumuha itorero bari muhaye hejuru mu bitabo. Ariko mu itorero Karangwa aza niwe wasimbuye Nyirimpeta, nta wundi wari wamusimbuye. Icyo ngicyo ndagira ngo tuze kukivuganaho neza buri muntu wese yumve ukuri kuri aho ngaho yaba arimo kutubeshya. Ukuntu yaba arimo kutubeshya kuko Nyirimpeta
Karanga ubwe na Nyirimpeta bahuriye hano iwacu. Iyo Rubari. Bamaze kwa Karangwa aje mu kutubwira ngo Nyirimpeta yahagaritse. Ahageze ngewe ubwanjye tuvuganwa akanwa kogera nari nawe. Arangije ajya ahantu bita Gakondo. Agezeyo uwitwa Silas anterera ati Musatuzi nawe ageze Kiboga arimo kuza aho ngaho. Gakondwe ati none na Karangwa arahageze ati niba bahahurira ku ntabwo haraba ibibazo. Ubwo nibwo nagendaga mbwira umushoferi wa Ntuza wa Karangwa ndabwira nti nagwanya muzira nawe ari mu nzira ze. Ya Nyirimpeta. Nyirimpeta nawe ari mu nzira ze. Uwo mushoferi ahita agenda arabimubwira bari mu nama n'abashumba n'abadiyakoni n'abajya. Ubwo ako kanya Musatuzi Nyirimpeta barahageze. Ahageze barasohoka. Bamaze gusohoka Karangwa ubwo aravuga ati mwa bantu mwe muri ahangaha mwa bakristo mwe. Ahangaha Gakondwe twari duhari muzi ko ari muri ADP. Yego. None kuri iyi saha ni kwa Nyirimpeta na Sitazi. Abazi ko bari muri ADP muze tumanuke tujye Rubari. Turaza nibwo twatangiraga aho Rubari. Bivuga ngo kuvuga rero aho avuga ngo yaje avuye Kirehe yari umushumba wa Kirehe nanjye niho namusize niki. Yego. Ariko kuvuga ngo yaje avuye Kirehe aje gusimbura Nyirimpeta na Sitazi. Aje ngo bakoranye hafi igihe kirekire kirenga n'umwaka hafi biti. Bivuga ngo Nyirimpeta nawe yari umukozi w'itorero. Barakoranaga bose baba Kampala. Yego. None nk'umuntu buretse hari akantu komoje nk'umuntu wari waje aje kumuhagarika cyangwa gutanga amatangazo ko yamuhagaritse. Byahise bihinduka bite kugira ngo Nyirimpeta akandagire Karangwa ibaruwa imuhagarika ihite yemeza yuko ahubwo bo bari busohoke mu rusengero Nyirimpeta wenda akaruha izina ari naho dushobora guhita tuvuga hatangiriye amacaci ya Nyirimpeta Anastasi bavuga yasohokanye muri ADP. Ahubwo wamubaza ati ko wari woherejwe gusimbura Nyirimpeta na Anastasi. Kandi aho Gakondwe hakaba hari muri ADPR kandi ari wowe uhayoboye. Yes. Waje gusohokamo ututi ndahasohotse mparekeye Nyirimpeta ugiye Rubari. Yes. Abazi ko muze tumanuke aha ni kwa Nyirimpeta na Anastasi muze tumanuke twigendere ko we yari yaramusimbuye. Yagiye gusohoka wasohoka mu nzu yawe tukayirekera undi kandi yaranayikoresha mu inama. We yarahamaze igihe kirekire bakorana. Haba hari ikibazo kibaye we bavuga bati wenda mubende hakenewe umuvugizi wo hejuru. Akavuga ati Nyirimpeta agendayo ngewe ngiye wenda hana. Yego. Bakoranye igihe kinini ibyo ngibyo byaba ari ukugira ngo atubuzabuze. Ariko nasabaga ndagira ngo akakumvikane neza. Kuva muri Kirehe utumwe n'itoro rya ADPR. Ariko ngere kaguhamagara nkuko rifite ububasha bwa rikagusubiza i Rwanda. Iyi baruwa ya mbere ntago bigifite agaciro. Yego. Cyo ni kimwe. Yes. Uyu munsi wa none yagiye mu Rwanda amagiye kirekire abantu nta kiruta Imana bagumaho ndabizi. Uyu munsi wa none niba agarutse afite ibaruwa icyo twifuza kumenya ibaruwa ninde wayimuhaye. Ibaruwa imugarura kuri iyi trip. Ninde wayisinyeho reka rero noneho jewe n'ubundi nk'uko nsanzwe mena umuceri ngumene. Ni ukuvuga Karangwa mu nama yabereye hano Kampala yatubwiye ko natorera umubyeyi rimutumye. Yego. Avuga ko we aje ku giti cye. Ndetse arabango iryo torero ntago ryagira ibise nk'ibyo yagira kubwira itorero. Ngo ararikunda araritekereza ararirota ngo uko mwahangayitse mu ntambara ngo nawe nibyo bibazo yararimo sinzi wabimuteye.
sibyo hanyuma mu kandi kanya gatoya tuza kugenda tugaragara amabaruwa yagiye asinywa n'abantu Karangwa atagaragaramo noneho zimwe baza kuzandika bazandikira urwego rwa ADPR mu Rwanda basaba ku itorero rya Bugande ryigenga zigezeyo amakuru aza kubagezaho baravuga bati ariko aba bantu rero bandika nubwo mubona ari amazina mutazwi umuntu bari inyuma yitwa Karangwa yego nibwo ADPR yahise ibaza umushumba wo Karangwa yateraniraga Kamashashi aho bita Kamashashi hariya za Kanombe urumva baramubaza ngo Karangwa ari aho ngaho aramuga ati sinkimubona nibwo Izayi yamwandikiye ibaruwa urumva amubwira ngo nasobanure aho ari byihuse kandi mu nyandiko inyandiko twarazibonye Karangwa asobanura avuga ko yagiye Bugande guhahira umuryango we bamubwira ko hari amakuru bafite yuko ari muri ADPR hani Bugande arabihakana bishatse kuvuga ngo kimwe mu bimenyetso byatumye umunsi duhura mu URSB hagasohoka amakuru agaragara muri video byatumye atagaruka kumva imyanzuro nuko byagaragaye ko Karangwa John hari ibibazo bya hano Uganda arimo kugira gute arimo kwihishamo so aho rero nabango niba umuntu uyu munsi wa none ashobora kuba yayobora itorero rwihishwa twebwe dukeneye ibaruwa Izayi yanditse ibaruwa ivuga ngo amwambuye inshingano urabyumva yaravuze ngo amwambuye inshingano Karangwa nayo yandika indi baruwa ivuga ngo nta mwambura inshingano ntabwo ari wazimuhaye muri ADPR icyo kirembo kamvuge kuri kino gato burugu cyangwa byabaye muri Uganda Karangwa ari umuyobozi mu Rwanda we na Efuremu ibibazo byose byabaye yarabizi intambara zabagaho ndagira ngo mumbwire nibura ibintu bibiri yaba yarakoze ngo izo ntambara zihagarare nk'umuntu wari ufite ku mutima ngo arari rimubabaza ngo nk'umuntu ufite ibise yahaye resolution rwanyamuzira urakoze icyo ni kimwe yakoze yahaye resolution rwanyamuzira ngo intambara zihagarare sibyo yego ayimuha abanyetorero batagize gute batabizi iyo resolution tuyibonye bariho bajya kurega mu high court urumva tuyibonye barimo kurega kuko yarayisinye Apollinaire arayisinya kandi Apollinaire yari hano Bugande mbiri ndende arayisinya yaramaze umwaka ataba mu itorero urumva hanyuma bukeye kandi ahita yongera cekamo abonye ko rwanyamuzira mu bitabo bya URSB akurikiranye akamenya ko bamaze kumwakira ahita ahereza indi rugero Inyange ngo aze kumurwanya urakoze nicyo ndashaka kubwira abantu bari kutujijisha mu bintu cyangwa bajisha abanyetorero uyu munsi wa none intambara za rwanyamuzira Karangwa arazi zumva ko ni we wa mbere wazanye ibibazo ni we wa mbere niba uyu munsi wa none abanyetorero bari bahari akitemo rwanyamuzira nicyo gisubizo yari abonye ko abanyetorero bazamwakira induru zaravuze i Rwanda abantu bagezeyo aricecekera yego aragarutse atangiye kurwana nawe uyu munsi yes bagiye no mu nkiko none bageze no mu nkiko igisubizo kirigaragaje iyo ni stop ya mbere imuhagarika we n'uwo yahaye ibintu yes uyu munsi wa none haba mu high court haba hehe ibyo byose nibihagarare uyu munsi wa none dutegereze yego abanyetorero bategereze yego uyu wahawe uburenganzira warimo aravuga iki wenda turaho ngaho hari amakuru anguye mu matwi ariho avuga yuko ndaza ku kibazo wenda Siriyake uri muri Rubari cyangwa se muri Kasanda
hari amakuru anguye mu matwi aturutse aho ngaho ku mushumba umwe wa paruwasi ambwira yuko bamuhamagaye bamubwira yuko ngo kuwa gatanu haba hari inama. Undi nawe arampamagara ambaza yuko amakuru y'iyo nama hari ikintu naba nyaziho, mubwira ko ayo makuru nanjye nyumvishije ndimo kuyumva ariko ntaravugana na ba nyir'ubwite. Nashakaga kubaza bimeze bite, hari ikintu mwaba muyaziho aho ngo muri kasanda siriyazi? Amakuru y'inama y'inama ngo ishobora kuba igiye kuba kugira ngo tunamenye ninde uyihamagaje. ayo makuru y'inama ntabwo nari nayafatisha neza, ariko icyo nzi cyo ni uko nk'umuntu uyobowe n'umwuka w'Imana ndabura nka mushumba Rugero Inyange, ntabwo mbese nubwo wabaza umukristo wa Kiryando ukabaza uwa Kibaro ukabaza uwa hehe, bazi ko umushumba ari Rugero Inyange ntako atagize kugira ngo abungabunge umutekano w'itorero. Ubwo rero umwuka wamuyoboraga ntabwo ku isaha waba uzimye. Iyo nama Rugero Inyange naza kuyihamagaza akayihamagaza wenda akababwira ko atumwe na Nyirimpeta Anastase, murayitabira? Nta mpamvu tutarayitabira, kuko niba ikibazo twari dufite ari icyo kumenya ngo itorero rihagaze rite, ku iyi saha tukaba tumaze kubona ko itorero rihagaze bwuma, nk'uko wa munyarwanda bivuga ati rihagaze bwuma. Icyatubangamiraga cyari ukuvuga ngo turi mu itorero ritagira ibyangombwa, ridafite aho ryanditse, ridafite aho rihagarariye. Yego, niba Nyirimpeta tumaze ku isaha buri wese n'uwarayavutse azi yuko ibyangombwa bifite Nyirimpeta. Ubwo rero Nyirimpeta yatuma wese ati uyu nguyu niwe ntumye ngo ayobore itorero, yaba ibyangombwa yabihakarangwa turamuyoboka nk'uko ari intumwa ya Nyirimpeta, yaba Rugero Inyange turamuyoboka nk'uko ari intumwa ya Nyirimpeta. Ariko ibyo kugendera mu ntuza mu mwuka tukagendera mu kirere, ubuyobozi bwa leta bwaza bati aha ngaha kiba kuvura ni igiki, ugasanga tukanuye amaso. Yego, uzana ibyangombwa wese niwe dushaka, niwe turajya inyuma. hanyuma hari akantu kamwe nshaka kugira ngo mbaze. Mu nama iherutse kubera mu Bende babwiye abantu yuko umuntu ushobora kuzitabira itangazo ryatangwa na Rugero Inyange ahamagaza abapasitori cyangwa abakozi azahita ahagarikwa. Nkaba mfite impungenge none yaba ari Rugero Inyange waba watangaje iyo nama, ntago muri buze gushirira mu kagozi babahagarika? Ntabwo dutinya guhagarikwa, kandi noneho burya umpagaritse ntari mu makosa ntacyo byantwara. Jewe ahubwo ndumva mwabanza mukareba uhagarika warahagaze, kuko hari ukuntu umuntu ashaka kukubwira ngo reka aguhagarike, urumva? Ako nari ngiye kukageraho. Ariko kakambaza akabazo kamwe, ntitwirengagize amabwiriza ni iki. Yego, niba Rugero Inyange yahamagaje inama, yego, ahawe uburenganzira n'uwo waritsindiye, icyo kirasobanutse. Uyu munsi icyo dushaka ni inama miyoborere yononekaye kera. Niba Rugero Inyange yahamagaje inama, ahawe uburenganzira n'uwo waritsindiye, yego, numva abantu bakwiye kuyitabira kabisa. Niba atayihamagaje nkawe twumvikane neza, uko niba ahawe uburenganzira n'uwo waritsindiye, yego, inama afite uburenganzira bwo kuyihamagara. Ariko niba atabumuhaye nawe ntabwo ayifite. Niko kuri, ntabwo ayifite. Icya kabiri nge numva, yego, abantu nibitabiriye inama, yego,
bamenye amashira kinyoma. ukuri. Uyu we ufite uvuga ko yatsindiye itorero uwarimo aravuga iki? Aho naho buri wese ave afite icyerekezo cyavuga ati ngewe ndajya aha cyangwa ndajya aha. Aho ngewe niho mpagaze. Niba yahawe uburenganzira bwose, uretse n'ubujiji, ngewe ndi n'akarangwa ni nanjye wayitabira mbere nkamenya ikinsinda aho kiri. nuko uyu munsi wa none intambara zose twarwana ari izizanira amahoro abanyetorero. Cyagiye urwano kanaka yicare kanaka ahagarare, ahubwo abanyetorero babona amahoro baruhuke. Yego. Bagira iterambere nk'uko twabivuze, bakorera Imana mu bihe byabo. Aho niho abantu banyetorero bagomba. Ikindi, yego, abayobozi b'uturere dutandukanye nibo bakwiye gufata iya mbere, yego, bagashakisha muri ibi bintu igisubizo cy'ukuri. Bakitegereza ku mpande zose bagashaka igisubizo cy'ukuri, ku buryo uyu munsi wa none ugera ku muntu hagoye igisubizo kijyanye n'uko cyakabaye kintu kuba kimeze. Rero numva itorero rirahari kuko ni abakristo. Yego. Ikibazo cyabaye umutwe. Ikibazo cyabaye umutwe. Numvaga rero icyo twafatanyiriza hamwe n'abatwumva, dushaka umuti w'itorero. Hanyuma wenda abashumba b'amaparuwase, ab'uturere n'abandi batumiwe, ibi bintu ntibemo ngo guhagarikwa cyangwa kugira. Ahubwo turashaka kumenya ukuri. Yewe njya kuri USB, icyo nashakaga ni ukumenya ukuri kw'ibiri muri iri pfundo. N'aba nibaza bamenye ipfundo riri muri ibi bintu, bamenye ukuri. Hari n'akandi kantu numvise mu matwi y'abantu bavuga, niba hari umuntu ukinisha guhindura izina ry'itorero, uwo wamenye ko ari mu mazi abira. Abantu barabigerageje benshi, Truth Salvation yabayeho n'ibindi twibuka. Ibyo byose byagiye binanirana. Yego. Kuko n'ahandi twavuye hariyo amazina. Uyu munsi twakurikiye ni ubwere bw'itorero nk'itorero ryacu. Twarwanya intambara nyinshi, twanga ibintu bihinduka. Turasaba ko uyu munsi wa none ibintu bijya mu mwanya wabyo. Yego. Ikindi kijyanye n'imiyoborere, ntago niba Karangwa yabaruwa yifite, yego, nakire ku meza. Ahereka abanyetorero niyitabiriye iyo nama, nayo yibahe aza abahereza ibaruwa. Uyu munsi wa none no abamuhaye ibaruwa baboneke mu nkiko, babazwa uburyo bohereje umukozi muri kampani uba mu itorero ibintu bitazwi. Yego. Numva ibintu birasobanutse. Twese dutegereje kumva niki kiva muri Nyirimpeta. Yego. Niki inama yari igamije. Noneho abantu bazabona umwanya wo kubaza ibibazo. Ikiza amakuru numvise nuko n'abanyiri ubwite bemera ko itorero rya Nyirimpeta. Nabo barabyemera. Amakuru atisikana bavuga ko bababwiye ko itorero ari iri. Hanyuma igisigaye ni ukureba niki kigiye gukurikira. Hanyuma abanyetorero abatumiwe bazitabira inama baze baduha amakuru. Yego. Natwe nk'abanyetorero tuvuge ngo koko birashoboka cyangwa ntibishoboka. Yesebo. Nuko twumvaga bikwiye guhagarara. Hanyuma tukiri aho ngaho, muri iri tangazo rishobora kuba ryatanzwe, kuko iyo itangazo ritanzwe byanze bikunze nyuma y'amasegonda make riba ryakwiriye ahantu hose. Ni ukuvuga ngo nyuma y'iri tangazo ritanzwe, abatazitabira inama, nkawe nk'umwanaliste urabatekerezaho iki? Harimo nk'ibintu bibiri. Iyo inama ihamagajwe, uba uhawe umugisha wo kumenya ukuri kuri byo.
yego kandi uba ubonye n'umwanya wo kumenya amakuru ujyana bagutumye. Ariko iyi nama nirangira igafata ibyemezo runaka, yego bimwe bikaba bikugonga kandi utaritabiriye ngo wenda uvuge ko uko ibintu bimeze, urumva ukwiye kugira ikibazo kijyanye n'iyo nama. ugomba kubahiriza ibyemezo. Ariko njye numvaga abantu bose bahabwa amatangazo ku gihe kabisa. niba bari bukoresha yanditse, niba bari buhabamagara, njye ntacyo nzi. basanzwe bafite umurongo bahanamwe amakuru. Urakoze cyane. Ariko buri wese abona amakuru. Noneho turebe ubwitabire. Yego. Abazaba bayoboye inama cyo gahunda bazareba ubwitabire. Yego. Babushingiyeho inama ikomeze cyangwa ihagarare. Cyo nacyo ni ikindi. Hanyuma ibyemezo bifatwe. Nyuma y'ibyemezo imirongo izakomeza kugenda, bazakomeza gukora ibikwiye gukorwa. Yego. Hanyuma uzaba atabonetse ashobora kuvuga impamvu, nabyo birashoboka. Ashobora kuba atabonetse ko afite impamvu. Kavuga ati ngiye mfite impamvu iyo ntabwo nzaboneka, ndi umushumba wa paruwase simbonetse, ndi umushumba w'akarere simbonetse kubera impamvu. Ariko udafite impamvu, nabyo ni amabwiriza abigenga ahari mu miyoborere y'itorero, bafite uko babigenza. Rero numvaga abantu bakwiye kwitabira. Nuko ngewe ubutumire ntarabona, nabonye no kwitabira nkareba ikiriyo noneho kurushaho. Kitufu. Okay, sawa. Reka noneho ku murongo reka ngerageze ngarureho Siriyake, hanyuma dusoze ikiganiro cyacu. Yego. Ariko ukimugaruraho Siriyake ndamushimiye ko twari tukiri kumwe. Yego. Ariko dukeneye n'abandi bazatubwira iwabo uko bimeze. Nyuma y'ubu buryo bushya dutangiye, nyuma y'ubu buryo bushya dutangiye, ndateganya yuko byanze bikunze n'abandi baraza gutangira no kudushaka, ku buryo tuzajya dukora debate ku itorero rikava mu kaziki kuko ryakoreraga mu kwaha kw'abantu badashaka ko amakuru ajya ahagaragara. So reka dushake Siriyake. Hello. Yes, Olivier. Araboneka ku murongo hari. Yabuze. Navugaga ubu uyu munsi wa none. Yego. Nakurikiye ikiganiro n'umunyamakuru cyakubazaga. Yavuzemo akantu kavuga ko no mu Rwanda ubwabo itorero ryabo cyangwa bagizemo uruhare no barifitiye imigambi. Niko numvishe mu gakomantere yakoze cyane. ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none abanyetorero barimo barashaka igisubizo. Ariko na ADPR mu Rwanda komite ntago yicaye. Yego. Cyane cyane ko abanyetorero bemera ko isano ryabo rifitwe mu Rwanda. Nta hantu bavukiye. Yego. Cyangwa umubyeyi wabo. Uyu munsi wa none turasaba ko itorero abashumba b'uturere nibitabire. Yego. Bumve nyirimpeta. Nibumva bajyana ku murongo muzima nk'umufite ibyangombwa. Bamuyoboke. Yego. Nge niko nkanjye igitekerezo cyanjye kabisa. Nibumva kandi aho bajya atariho bareba ukundi bigenda, ariko bamaze kumva ibiriho. Ako kantu uvuze numvishije nanjye nakubazaho ikibazo. Yego. Bavuze uti nibumva nta umurongo afite utameze neza, bashaka ukundi kuntu babigenza, ukundi kuntu
babigenza ni ukuwe ko kare wigeze kuvuga ngo uwashaka guhindura we aratakaye. aho kirasobanutse. Iyo umenye umubyeyi wawe ukamubona yaramugaye ukamwihakana uba ugiye gushaka undi mubyeyi. Yego. Wowe nkawe. Yes. Ariko ntibikwiye ko abuzukuru n'abo wabyaye bazi sekuru. Ikindi rega abantu baribeshya. Ubwo niba bazajya mu yandi muri salvation niba bazajya kuri Primus niba bazajya he abakeya bazasigara. Ngewe mfite amakuru kuri itorero. Yego. Nta nayo itorero rizajya nuko abantu bakwizambaguza. Mu gihe cyarwanya muzira ahantu hose yarahanyuze arahazenguruka. Hasigara agace gatoya. Biramunanira hafi ya ryose rirongera riragaruka. Ryagarutse. Mubende Gasanda Kibara abantu bongera baragaruka. Yego. Kubwo urambwira ngo uyu munsi wa none umuntu arimo arizenga gusa twe twari muri fite imidugudu azigara ari uturere dutatu tubiri. Urumva icyo dushaka uyu munsi ni amahoro n'ubuyobozi buciye mu mucyo n'ibyangombwa bifite umwimerere nyirizina. Yes, yes, yes. Ubifite nta mizi yatuzanamo nta yandi matiku. Nge nasaba bakamba bafe bayoboza abo ngabo bagendere ku kuri bajyana abanyitorero intambara zihagarare abantu bakorera Imana bajye mu iterambere. All right. Reka tugushimire wowe Olivier, twabanye ku murongo wa telefone hano kuri live ya Divine Family TV. Twongera kandi kubwira abadukurikiye ko nyuma y'iki kiganiro hari na part B ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye uko tuzajya tugenda dutumira abantu. Olivier, turagushimiye, tuzajya tugenda tukwifashisha ku batumirwa batandukanye nk'umuntu wigere muri RSB ukamenya ukuri. Murakoze cyane. Twabasabaga muzadukorere cyane mu makuru y'iyo nama tuzamenye cyavuyeyo. Yego. Kandi turasuzana bagenzi bacu mu turere dutandukanye. Kiboga, Kimanze, Mubende, Kasanda n'ahandi hose no mu mujyi mukuru Kampala. Yego. Abo bose turabararitse tuzabure mu kiganiro. Dutakira itorero umurongo muzima. Murakoze. Okay. God bless you, Olivier. Thanks so much. All right.